Yeah. Ese waba uzi icyo bita Google? Iyo video yiwe ikayishyira kuri website yabo Bestimura, ariko ari link Bestimura. Reka dutangire.
rwego rero twese tugomba kumenya yuko internet ari cyo kintu cya mbere gifasha mu gukwirakwiza amakuru cyangwa se no muri business yawe bikaba byagufasha kubona abakiriya benshi ndetse comment ya mbere ni link y'ubururu ahantu kanda ugahita ugera kuri website, ubundi reka dutangire dukomeze imbere.
screenshot uhita ubaha n'akandi ka message kagira gatya, ukahashyiraho username yawe wakoresheje, ukababwira na numero wakoresheje wishyura. Ubwo WhatsApp team, withdraw, chase, draws, pay. Loadinga igakenika, ndetse wemerewe no kuyihutisha ukirebera amasegonda 10 ya nyuma yonyine. Hanyuma rero nibyo nkoze hano, iyo umaze kuyireba bahita ubundi ugakanda kuri dashboard, amafaranga yawe aba yiyongereyeho. Gusa nibuze ukoreye nk'ibihumbi 10 kandi ntago bigutwara iminota irenze 5 ku munsi. Tujye kuri aha hari TikTok, witongera kandi kuri TikTok nanone uramanukaho, naho haba hariho amavideo menshi ku munsi wayo ukayareba. Nibyo turi burangize tubereka iminsi yagenewe kureba ayo mavideo. Wageza aho ushaka hasigaye amasegonda 10 gusa kugira ngo
video irangire. Hanyuma uhita ujya kuri turiya turongo dutatu tumanuka, click add cyangwa se view add, hari amagambo y'ubururu aho ngaho tuberetse. Hanyuma urabona ko today is not a reviewing day, bivuze ko uyu munsi badahembera kureba ntuza ads. Niyo mpamvu duhise dukanda kuri exit, tugaruka inyuma turagenda tubabwira iminsi yabyo. Nk'uko mubireba iminsi, izi ni ads nyinshi cyane ziriho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Izo ads
Mhm. Ukaza ugakanda aho handitse spin mu gihe